Mwiriwe, uyu munsi tugiye kureba inkuru y'umusore witwa Bikote. Bikote ni umwana wabyirukanye imbaraga, umurava n'igikundiro. Aho bari batuye muri Zihari, abantu bose baramutangariraga, bakibaza aho izo mbaraga n'umurava yabikuye. Yabyirutse akunda umurimo, afasha ababyeyi muri byose, gusa ntibyaje kumuhira. Ubwo mama we yamujyanaga mu isoko, akamugurira ikote ryo kumufubika, dore ko urugendo bakoraga bajya mu isoko bacaga mu ishyamba ry'inzitane ryabagamo imbeho nyinshi. Yamuguriye ikote ryiza cyane ryanditseho amagambo y'Icyongereza ateye ubwoba. Ayo magambo ni ayamakira, ngenekereje mu Kinyarwanda ni ndi umwishi. Ageze mu kigero cy'imyaka 18, nibwo yize umushinga wo kujya acuruza ibikoresho byo mu gikoni, harimo ibyuma, amasahani, ibisorori n'ibindi. Agitangira umushinga we, yatangiranye amafaranga 9,000 yahawe n'umubyeyi we, kuko yabonaga afite umuhate wo gukora. Yageze mu isoko rya Gasiza ryaremaga buri munsi, yambaye rya koti mama we yamuguriye. Abari mu isoko bakimubona, barebye ikote yambaye, baramwadukiriye baramuhondagura. Ufite ibuye agakubita, ufite inkoni agahonda, bagafata ibyo babonye byose bakamukubita. Bamurembeje, bamujyanye ku bashinzwe umutekano ngo bamufunge. Mbese amagambo yari yanditse ku ikoti n'umuntu bahuriye he? Nibamugezeho bizagenda bite? Ese ko arembye ninde uzamuvuza? Naho ubutaha. Murakoze, mukore like, share na subscribe, mukomeze kuryoherwa n'inkuru zanjye.